arazitegereza uko zari 12 areba mwe itameze nk'izindi ayikoramo arayipfundura mu icyasa zigaramo 11 za mitsingisha. Twese turabizi ko nta mwana uvuga ngo ahita yuzura ingobyi ako kanya. Twese turabizi ko nizibika zari amagi. Ijwi iyo rivuze rikagira ukuri, rikavuga riturutse ku mutima, rikavugira rubanda, nta kabuza iryo jwi rirumvwa. Mu mihanda ya Kigali, mu misozi n'umudugudu yo mu Rwanda, umurongo w'itangazamakuru nyarwanda, izina Ben Nganji rirangura nk'urumuri rutazima. Umunyamakuru wakuye inkuru mu byaro ayishyira ku rwego rw'igihugu, ayinyuza mu mujyi wa Kigali, akavugira mu mitima y'abantu benshi. Nijwi ridacogora, ridahindagurika, rijyana ukuri aho rubanda ruri, rugashushanya itangazamakuru rifite intego n'icyerekezo. Ben Nganji wumvikanye cyane mu misozi igihumbi. Uyu mugabo koko arazwi, si umunyamakuru usanzwe ahubwo n'umuhanzi w'ukuri. Mu mvugo ye humvikanamo u Rwanda, hakumvikanamo umuco, ndetse hakumvikanamo n'amarangamutima. Ijambo rikuwe mu mutima riba umuti, iyo rishyizwe mu buhanzi riba ubuki. Uyu mugabo n'umuhanga koko, ibi ngiye ryahamye. Akina filimi, byenda gusetsa, inkirigito n'ibindi. Niwe mwami w'inkirigito mu Rwanda, yanditse indirimbo nyinshi, ahimba indirimbo. Aha muri izo ndirimbo twavugamo Mbonye umusaza, verisiyo ya mbere na verisiyo ya kabiri. Iyi ni indirimbo nziza cyane. Yagukoreye indirimbo nziza ayita urwo mu mashoka. Aguhimbira indirimbo ayita Habe n'akabizu, Nsazanye inzara, Mungariso n'izindi. Ariko ntabwo wakwibagirwa indirimbo y'ibihe byose, Umwaro umwaye. Ni indirimbo ifite ubutumwa bwo kwigisha, by'umwihariko indirimbo igarwa ku rubyiruko ndetse no ku babyeyi. Mu gihe cy'amagambo menshi, si bose bavuga bakumvwa. Nibyo wahageze. Iyi ni Susi TV. Giye wabategura iki cyegeranyo, nkabanje ni kukibagezaho. Nitwa Aisha Ardo. Mbahaye ikaze. Ben Nganji yavukiye mu Rwanda, akura mu muryango wamutoje indangagaciro z'ubupfura, umurava n'urukundo rwo gukora cyane. Akiri muto yagaragazaga inyota yo kumenya byinshi no gutanga ibitekerezo. Ibi byatumye bimuviramo ingaruka nziza mu buzima bwe bw'akazi. Akimara kurangiza amashuri yisumbuye, yakomereje muri kaminuza, aho yize amasomo yamufashije kwagura ubumenyi. Yize itangazamakuru. Ubumenyi yahakuye bwagize uruhare rukomeye mu kumufasha gusobanukirwa neza itangazamakuru, itumanaho n'imikoreshereze y'ikoranabuhanga. Uretse itangazamakuru, bisangwa Ben Nganji yinjiye na muzika, atangira indirimbo aririmba neza. Zimwe mu ndirimbo ze za mbere yahereyeho zari zifite ubutumwa bwubaka sosiyete. Umuziki we wibanze ku butumwa bwubaka sosiyete nyamwinshi, gutanga icyizere no kwigisha indangagaciro nziza. Bisangwa Ben Nganji akimara kurangiza kaminuza, kimwe nk'abandi bose nk'urubyiruko rwarangije amashuri yisumbuye, yagiye gupagasa, ajya ku rupagasirizo. Uko tashye avuye guhaha, nako yibazaga ku bijyanye n'urukundo. Abo barangije hamwe bari bamaze kugafata, yabonaga benshi cyane barimo barashaka abagore, nawe akibaza ukuntu azashaka, bikamuyobera. Niko gufata Bibiliya, aricara arasoma, yinjira mu Itangiriro 2:18, arasoma. Amaze gusoma ahikifuza Imana. Imana nayo iramusubiza, maze imuremera umufasha umukwiriye. Ufite inema Yvette ni umukobwa bakundanye cyane, birashya birashyuha. Iminsi iratinda indi irataha, ibihe birahita biha ibindi. Maze ku itariki ya 6 Gashyantare 2016 biyemeza kurushinga. Barabana, ibintu biraza. Imfura y'umuhungu barayibonye. 2016 kugeza mu 2023, imyaka 7 yari iciyemo gusa. Maze ku itariki ya 6 Gashyantare 2023 bibaruka undi mwana w'ubuheture. Uyu ni umwana kuko waje ari icyifuzo Ben Nganji yifuzaga, kuko nabamukundaga nicyo kintu bamusabiraga. Nuko Ben Nganji icyo gihe kandi nabwo nibwo yifuzaga guserebura isabukuru y'imyaka 7 bari bamaze imyaka babanye, kuva mu mwaka wa 2016 kugeza 2023. Yvette ufite inema ni umufasha wa Ben Nganji, ni umukinnyi w'ikinamico. Abamuzi bamwibuka mu yitwa Nyiramubande, yacaga ku Ijwi ry'Amerika, ndetse n'izindi zitandukanye yagiye akina akiri ku ntebe y'ishuri mu mashuri yisumbuye. Ben Nganji asanzwe ari umuhanzi w'injyana ya reggae. Yakoze filimi zitandukanye z'urwenya hano mu Rwanda, ziri mu mashusho meza nk'iya filimi z'umunyarwenya Charlie Chaplin.
Izi filimi z'urwenya yakoze zitandukanye n'izindi filimi zari zigezweho mu Rwanda, aho benshi mu bazikora bibandaga ku magambo, mu gihe Ben Nganji we yibandaga ku bikorwa kurusha amagambo. Filimi ya mbere y'urwenya Ben Nganji yasohoye yitwa Gatumwa, akurikizaho yitwa Amadolari 100, zose ziri kuri chaîne ya YouTube yitwa Ben Nganji Inkirigito. Ni filimi abantu bakunze cyane kugeza ubwo hari abamusabye ko yajya asohora igice kimwe buri cyumweru. Uwimana yari umugisha arawuvukana. Ben Nganji koko ni umunyemana koko ibi bidasubirwaho. Yakinnye amakinamico menshi cyane atandukanye, by'umwihariko twavugamo nk'ikinamico na Yombi. Iyi ni ikinamico yatambwaga igatirwa n'inkunga n'ikigo cyita RDB, yatambwaga kuri Radio Isango Star saa 2 kugeza saa 2:15 buri wa gatandatu. Iyi kinamico akinitwamo Papa Kado, akagira umugore bita Mariamu, akagira n'akana bita Kado. By'umwihariko Ben Nganji ahangaha akinamo mu Kinyarwanda cyumvikana neza, ariko nanone mu ijwi ry'umuntu w'umuzungu. By'umwihariko uzumva uyu muzungu avuga Ikinyarwanda ubwabyo biba biryoheye amatwi, ndetse bigatuma abantu bagira amarangamutima. Ben Nganji ahangaha rero aho yitwa Papa Kado biba biryoshye kandi koko binejeje, uburyo ukuntu abaza Mariamu na Mariamu nawe akamusubiza akagira ibyo amubaza. Iyo ikinamico yarangiraga, umunyamakuru Xavier Bizimana afatanyije na Solange none bahitaga batanga umurongo mugari, bagafungura telefoni, abaturage koko bagahamagara, bagatera komenti, bakavuga uburyo kuri ikinamico yagenze, bityo abandika ikinamico bakagendera ku bitekerezo abaturage babahaye, uburyo ukuntu bagomba kugira ibyo bongeramo ndetse n'ibyo bazakuramo. By'umwihariko role Ben Nganji babaga bamuhaye yayigendagamo neza cyane. Numva iyo kinamico bita na Yombi, uzumva umuntu bita Papa Kado, uwo niwe bita Ben Nganji. Ben Nganji arakunzwe koko. Yari mu kiganiro by'umwihariko muri studio yatumiye abatumirwa mu kiganiro bita Nyiringanzo, aho abatumirwa baganira kuri bya bihe, uburyo ukuntu bagendaga bakora umuziki, za orchestre zagiye zivuka, tukagenda tumenya amateka yazo n'uburyo ukuntu abahanzi bagiye bavuka, ibikoresho bifashishaga bakora umuziki. By'umwihariko abakoze indirimbo zigakundwa, tugenda twibukiranya amateka. Ben Nganji yari kuri mikoro aravuga koko akagezayo, ibyo bigatuma abanyarwanda bakomeza kumukunda, yaba ababa mu gihugu, aba diaspora ndetse n'abandi bose batuye hirya no hino ku isi bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Itangazamakuru ryamugije ku iterambere rikomeye cyane. Iterambere ry'itangazamakuru n'ikoranabuhanga yagize uruhare runini cyane mu kumufasha kwagura ibikorwa bye. Yifashishije radio, interinete, imbuga nkoranyambaga, yashoboye kugera ku bantu benshi kurushaho, atanga amakuru n'ubutumwa mu buryo bugezweho kandi bwihuse. Bisangwa Ben Nganji ni umwe mu bantu bagaragaje umuhate, ubwitange mu itangazamakuru no mu muziki, aho yifashishije impano n'ubumenyi bwe kugira ngo ageze ubutumwa ku baturage. Urugendo rwe rugaragara uko umuntu ashobora gutangira buhoro buhoro akiyungura ubumenyi n'ubunararibonye kugeza agize icyo ageraho mu muryango mugari w'Abanyarwanda. Mu rugendo rwa muntu mu isi buri umwe agira inzira anyuramo. Bisangwa Ben Nganji urugero rwiza rw'umuntu wubatse ejo hazaza yifashishije amashuri, impano n'ikoranabuhanga. Urugendo rwe rugaragaza kwihangana, gukunda umurimo no kwiyungura ubumenyi bishobora kugeza umuntu ku iterambere no ku ruhare rufatika mu mibereho ya sosiyete. Intangansi b'iki cyegeranyo mu kimbuka kigatama kuri Source TV, nitwa Ardos Aishakiye. Wewe wabanye nanjye ndagushimiye, umwanya waduhaye no w'agaciro. Munyemerere nsubikira ahangaha nawe ubutaha, ko turimo tureba amateka n'ibigwi byaranze Ben Nganji. Ciao ciao, mukomeze kugira amahoro y'Imana.